ariko ibyo wavugaga ni bya bindi. So oya buretse ni bya bindi. Why ari bya bindi? Uri kutubwira ngo ibyo wumva wabyumvise ngo ariko ngo ntago byemeye. My dear, you are not supposed kubyemera pe, ariko twebwe hari amasezerano twabonye yasinywe. Ibyo avuga ibyo nibyo tugenderaho, na ibyo wakwemera n'ibyo utakwemera, ibyo wumva n'ibyo nyine ntabwo nahawe agaciro nyine. Urumva nimvuga nawe uri gutekereza ibyo uri bunsubize biba bigaragaza ko utari kumva ibyo uri kuvuga. Nyine ntabwo nahawe agaciro nyine, ibyo ntekereza ibyo mvuga ntabwo bihawe agaciro. No kandi nyine wumvishe ko ibyo utekereza biracyari kuganirwaho, ahubwo we kubera ko uri kwihuta niyo mpamvu kare wenda wari wagiye kubyandika mu Cyongereza ngo uze kubidusomera, ariko nagira ngo kubwire ngo buretse gato umva kubera iki ibyo mvuga atari byo byashingirwaho ibindi bikaganirwaho nyuma. None se uhagarariye iyihe leta Rubayi? Ko turi kuvuga leta zakize ibyo mvuga bihuriye nanjye, ibyo mvuga bihuriye nanjye. Okay, ibyo uvuga nta hantu bihuriye nawe. None se ibyo mvuga nanjye kuko no kubigira wowe umva wowe ndikuvuga ibintu ukabigira paso ukabigira njyewe. Ya buretse mbanze nakire mugenzi wanjye ko host Fly High ngo bimeze nakongera akantu gato please, gato cyane kamwe konyine. Reka nakire Fly High arahita aguhira ukomeza. Fly High karibu cyane, turakwakire my brother. Thank you so much, my big brother, African boy. Nagushimiye na Godfather as another brother from another mother nko bivuga for this wonderful space. Nabikurikiye ndahari, habyo bahita kuvuga bisekeje nanjye nza kuza kuvugaho kandi African boy ndahari rwose, reka dukomeze ikiganiro ndahari. Thank you so much kunyakira. You're the most welcome. Kandi sinda Rubayita ngaho ariko usoze. Reka mwaza kabazo gato please. Umva mwene nawe ariko se mwe ese Rubayi warisaka kubaza kumerezaho gahita unana rapping up ari cyo bitwaye. Go ahead mwene. Ndashaka kugira ngo mvuge ko kantu Rubayita yavuze ngo ni speculation ibyo aravuga cyangwa ngo prediction, mbese ibintu tekereza ko bishobora kuzaba. You can't ntabwo yavuga ngo ndatekereza ko bizagenda gutya. Ibyo bintu nta na hamwe byaba bishingiye, ntabwo nta na kimwe mu bintu byose. Ntiwibagirwe ko ari pasiteri wasanga yeretswe. Oya ntabwo twabigenderaho, ntabwo turi kwa pasiteri ntabwo dufada bavuga ibintu nta pasiteri burimo. Hano ntabwo aribyo twagenderaho. Ntabwo rero watubwira ngo speculation yawe, perception yawe, ibintu utekereza ko bishobora hari ibintu bifatika twabonye twumvise bimaze abantu b'abanyabwenge bamaze iminsi basoma ikindi urareba ugasanga kuki bitereye amasezerano abiri hagati y'u Rwanda na Congo bitandukanye na hagati ya Congo na AFC M23. Isi yose izi ko ikibazo AFC M23 irwanira cyamaze kumenyekana, usibye Imana wenda niyo yagikura niyo Congo mbakuyeho. Isi yose izi ko hari abantu barenganwa baramenyekanye, birazwi today. Nta muntu ukibitaba terroriste. Umunsi batangiye kuvugana yewe garagaza birasanzwe, ariko nkuko babivuze ongoing biracyari muri process. Kandi baza bakora ugasanga M23 FC abagabo buje hariya ari abantu badafite ubwenge. Ni gute abantu buje hariya, harimo abadokita, harimo abaki, harimo abasirikari, harimo abajenerali, nta bwenge bafite, bakora imihanda buzacya kubera icyo wumva ko wabaye kose ni igitekerezo cy'umuntu, ariko reka kumare ubwoba. Wigira ubwoba, ntabwo wabandi no kugira ubwoba. Amabombe ntabwo azakugwaho, aba yagwaho bari hariya bo ntabwo bafite. Ntabwo twabyumvise uyu munsi, wumvise ibyo nanga yavuze
bagiye gukomeza urugamba this time bazashika awuzabuze ushobora kuvuga nanjye thank you so much imana bamugira kuvuga ushobora kuvuga nanjye umwanya no wanyu Rubayita muri 1996 habayeho intambara ya alliance yitwaga AFDL hanyuma biza kuabutisa ku masezerano inyuma yuko abategeka Kongo icyo gihe Kabila yanze kumvikana n'abamufashaga. Ayo masezerano yabaye ahantu hatandukanye za Sun City n'ahandi hatandukanye, byabaye hagati y'abakongomani ku bakongomani. Biza kuvamo M+4. Nyuma yaho haza indi ntambara. Iyo ntambara yiswe leta na CNDP. Haza kuvamo amasezerano ya 2009 abakongomani ku bakongomani. M23 razi. M23 itangiye ya mbere n'iya kabiri. Uyu munsi tubonye amasezerano y'ikindi gihugu na Kongo, ariko abakongomani barimo kurwana bo bikaba secondaire. Secondaire bisobanuye nibyo bizaza nyuma. Ukibaza ibizaza nyuma nibizaza mbere birutanwa gute muri priority? Intambara se ahubwo muri Kongo ninde hagati yande nande? Ninde urwana nande? Hariho n'umugabo n'umugore barwanyira ijoro, hariho n'umukire n'umujura barwanyaje kweba. Abarwana ni benshi cyane, ariko ndi kuvuga muri rusange igihugu cya Kongo kiri kurwana nande muri Kongo kugira ngo humvikane inde nande. Yo abantu bazi politike muze kuza nahize ngurasoje muze kumbira politike yanyu, none ukavuga ngo abo ngabo bari kurwana ngo baza babumvikana nyuma, hanyuma haze kumvikana nde? Ninde uri kurwana, ninde uri guhangana nande? Kumvikana mbere cyangwa nyuma se gutwaye iki? Ariko reka tugende neza, ninde urwana? Tugende neza Rubayita, ngaho soza duhe akanya fly high. Jewe reka soza mbabugira ni pronostic mbabwira, ni kuvuga ko ibi bintu bije gusinziriza ibibazo bihari. Iyo ni speculation kabisa, speculation yongeye no kubitera ikinya, ni speculation yongeye nta fact nimwe ishobora gusinziriza wenda iminota cyangwa amasaha cyangwa icyumweru, ariko ntago bikemura ikibazo. Murakoze, mugire space nziza. Ngiye niko mbibona, kandi murakoze cyane Rubayita, nimba mbabeshye muze kumbabarira. Nawe ntacyo numva, none ga umuntu atanga ibyo afite. Wowe uko ubibona nta muntu wabikurenganyiriza, nta n'uwabiguhora, nyine ni kubibona. Ariko buriya njya mbwira abantu ibendera ry'u Rwanda ubu none hariri kuri profile ya my brother fly high, baryerekana gira kintu kirimo. Hari abantu babonye ko ari inyenyeri, abandi babona ko ari ukwezi, abandi babona ko ari izuba, sibyo? Kandi mu by'ukuri ntago harimo ibintu bitatu, harimo ikintu kimwe. Ariko burya ntago wabuza umuntu kureba uko areba, ariko uko areba ntago bibigira ukuri. Bishobora kuba ari ukuri, ariko ntago kuba ukuri nyako gusa. Ya fly high, umwanya no wanyu, udusubirize na Rubayita wenda wowe yakumva. Urakoze. Thank you so much, my brother African boy. Nakurikiye nabanje kurikira ndi hasi cyane, ariko byavuze nabyumvise, byabe yavuze nabyumvise, bose bitekerezo ngiye byumva. First ubona nyabona ngire nshimire Godfather, nshimire African boy, nshimire Abe, nshimire Mwene, nshimire ATM.
shimire brother Wilson namubona hano hafi, shimire Sande n'abandi bose ndabashimiye. Ndagira ngo gato nsubize mu magambo make cyane Rubayita, atari amagambo menshi cyane, make cyane. Ambabarire amugona challenge idea, ntago challenge Rubayita, ntago challenge ATM as a person, ndamuchallenging as an idea yatanze. Please uva muri generation ya kane byibura ujye muri generation ya gatanu, uko no tugeze. Uri muri generation ya kane, twe turi generation ya gatanu. Why I'm telling that? Ikibazo dufite nyamukuru kiri mu karere ucyumve neza. Dufite ikibazo nyamukuru cyitwa ideology. Kubwa FDR, kubwa SNDP, ntabwo bonaga barya abantu ngo bita, ntabwo bonaga barya abatutsi bavuga ngo tugiye kurya umututsi tumurye ko umututsi. It was another things. Ariko ubu umuntu ararya umuntu avuga ngo batusi murudi kwenda Rwanda, ngo Rwanda ni watusi. Ibyo urabizi, urabibona neza. Niba utayibona ubwo haba ari ikindi kibazo. Ibyo bintu by'abatutsi ntabwo byajyanywe muri Kongo n'umutwe witwa FDLR. Ubyumve neza, banze iki point uyumve neza, wumve n'impamvu ya masezerano, wumve n'impamvu ya masezerano agaruka cyane mo ijambo FDLR. FDLR n'abantu bagiye bakwiza urwango, bavuye mu Rwanda bakoze jenoside yakorewe abatutsi, bica abantu hafi more than 1 million. Bajya muri Kongo bashaka gukora the same things, bagera naho babishyira mu bakongomani. Iyo ideology yarakwiye igera no mu Burundi. Unyumve neza, iyo ideology ni igomba kurwanwa, kuko nicyo kibazo nyamukuru dufite muri akarere. Niba utabyumva nkanjye waba ufite ikibazo. Niba aya masezerano mpamvu bagiye kubona ko ikintu cyitwa FDLR kuyisenya. Gusenya FDLR ni nko gusenya ideology y'amoko. My brother, ikintu cyumve neza, eteme ikintu cyumve neza. Uko niba udasenya ideology ya FDLR y'amoko, ibintu byose wakora byawe bipfuye ubusa. Niyo mpamvu amasezerano babonye ku kintu cyo gusenya FDLR. Ngira ngo no muri umoja wetu byari gusenya FDLR. Hagiye kuza, ntekereza ko amasezerano agiye kuza ubundi buryo, wenda ntabwo mbizi neza ko buzakorwa, ariko buzaza buri mwisura gusenya FDLR. Hari ibintu batatu mu masezerano tutasomye, yenda bafite uburyo bazabikoramo. Procedure zo gusenya FDLR zizakorwa gute ntazo batubwiye, ariko zirahari buriya. Ntabwo baduhaye 100% y'amasezerano basinye, baduhaye ingingo z'inyenzi bizagenderwaho. Niba ari gusenya FDLR ntibatubwiye ngo izasenywa gute, ariko igomba gusenywa. Kandi gusenywa igomba kugira ngo n'uruhare n'ibintu bitatu. Izagirwamo uruhare na RDF, izagirwamo uruhare na FRDC, izagirwamo uruhare n'abantu barwanya kwibohora kwabo aribo AFCM 23. Ndayigaruko nyuma gato nkubwira impamvu nkizemo nayo. Rero niba ukigaruka mu bintu bya niba ujya kujya AFDL, aho ngaho rwose numva ko aya masezerano ntabwo yasomye neza. Wongere ufate neza uyasome, usome neza uko yasinywe. Ijambo FDLR rirazamo, naryo jambo ririmo inshuro nyinshi cyane kurusha andi yose. Bivuze ngo iki? Bivuze ko niba ufata AFCM 23 ugashyira ku ruhande, ntabwo ibintu wabyumvise neza. AFCM 23 bagiye Qatar, ijya Doha, abandi bajya Washington. Amakuru tuzi nuko twumvise mu bihuha, twumva ntabwo byatangajwe official, twumva ko bitakunze. Mu bihuha twumva ko bitakunze. Mu bihuha ayipi date, mu bihuha twumva ko bitakunze. Ariko nivuze ngo amasezerano yararangiye burundu, ni ukuvuga ngo bayashyize ku mwanya wa kabiri nkaho bayasuzuguye. You are totally wrong. Ngo urugero rworoshye, ugiye gufata umurima wawe ugiye kuwuhinga, ukabanza ukarima, nyuma ukaza gucaho ugakuraho amasinde, ugakora neza umurima ukawutunganya neza, wamara kuwutunganya ukawutera. Ntibisobanura ko niba wabanje amasinde ibizakurikiraho wabitesheje agaciro. It's a process, my brother. It's a process. Hari ikibanza ni iki? Ni ugukiriyaringa field. Ntabwo ibintu bizakunda tugifite FDLR hari. Ntabwo ibintu muvuga bizakunda ntabwo ibintu bizakunda mutubwira ngo dukora amasezerano umuntu azabasha kujya gukora mu murima we ngahinga atahe. None se akantu yena nabivuze gutindaho gatoya, iyi mihanda ikorwa wumva ko umbwira undi munsi n'umwe yigeze ubona umutwe witaka ari umutwe wa Liberian ukora imihanda
utarizera igihugu, ufite agace kamwe k'igihugu ariko watangiye gukora imihanda kandi urinvestamo too much money. Ahantu wabibonye ne ibyo bintu none se barabikora nk'abasazi, kuki batabikoze bwa mbere se muri za RCD za FDR za CNDP kuki batabikoraga? Ubuzwi icyo bikoze ahangaha utekereza abantu abasazi mu mutwe wabo